uwankijije niwe wambwiye ati ikora uburiri bwawe. Rinda kwibutsa ko umuntu uri ku rubaraza aba ari ku rubaraza, ntabwo ameze nk'uri mu nzu. Iyo udafite ukujugunyamo, iyo udafite ugushyira muri Yorodani, udafite ukuvura, udafite ukugaburira, udafite ukwambika, udafite ukurihira, udafite ugira icyagufasha icyo ari cyo cyose. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbere yuko twongera kuganira ijambo ry'Imana, ariko tubanze dusenga Imana, tuyishimire kandi tunayiragiza kugira ngo dufashe mu mwanya tujye kuganira ijambo ry'Imana. Data wacu mwiza, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri umubyeyi mwiza utwitaho, kandi tugushimiye kumenya ibidukwiriye. By'umwihariko duhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Turagira ngo wumve gutaka kwacu kandi wumve gusenga kwacu, udushyigikire twebwe abaryumva, kugira ngo ribashe kudufasha mu gihe cyane n'igihe kizaza, ritubere umutsima udutunga none n'ejo. Kandi mu izina rya Yesu, abagiye gutegera amatwi ijambo bahabwa umugisha nawe. Byose tubyatse Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Nkuko mubizi ni Timote Manirafasha, ndongeye ndagarutse kugira ngo tuganire mu ijambo ry'Imana ryambereye umuti, ryambereye ubuzima. Nawe niri kubera umuti, kubera ubuzima mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ariko turasoma ibice 5 umurongo wa 11 gusa, naho twumva icyo umwuka ari gushaka kutubwira muri kino gihe cya none. Abantu benshi ntabwo ari gihe batita cyane kumenya iki gitabo, ariko iki gitabo kirimo byose. Iki gitabo kirimo ibintu byinshi byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse iyo turebye ku mirimo Uwiteka yakoze, biduha ibyiringiro byo kumenya ko natwe ibyo dufite n'ibyo dukennye byose Uwiteka ari we gisubizo cyacu. Imana ishimwe cyane. Dusome ku murongo wa 11. Aravuga ngo nawe arabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Dusubiremo uyu murongo. Aravuga ngo nawe arabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Tuvuge tuti amen. Imana ishimwe cyane. Iyo winjiye neza muri iri jambo, ryavuzwe n'umuntu wari utabawe, ryavuzwe n'umuntu wari ukorera igitangaza kidasanzwe, ariko Bibiliya igaragaza ko ngo hari ikidendezi cyari aho ngaho i Betesida, ngo hari abarwayi benshi, ngo umuntu wese yifuzaga kuba hagiye kugira ngo arebe ko yahakirira. Ngo kuri ayo mabaraza hari amabaraza 5, hari abarwayi benshi, abarwayi batarondoreka b'indwara zitandukanye mu buryo bwinshi bunyuranye. Ngo ariko haza kuzamo uyu muntu Bibiliya yavuze ngo ajya ku kidendezi. Iyo umuntu yajyaga kuri kiriya kidendezi, ab'umuryango nibo bamutwaraga kugira ngo amazi naza kwihinduriza baze kubajugunyamo bwa mbere. Biravuga ngo umuntu wese wabanjaga kwinjiramo bwa mbere ngo niwe bashaga gukira. Aho niho amahirwe yari ari honyine, ariko ndakubwira ngo harandi mahirwe hari yo kubona Yesu, yo guhura na Yesu. Imana ishimwe cyane. Birivuga ngo noneho rero ngo bari ku kidendezi, baragenda bahamara imyaka myinshi. Amazi yo yihindurizaga rimwe, hari hategetswe kujyamo umuntu umwe gusa, akaba ari ubasha gukira. Abantu bose bagategereza, bari ku kidendezi, bari ku mabaraza ariho. Barinda kwibutsa ko umuntu uri ku rubaraza aba ari ku rubaraza, ntabwo ameze nk'uri mu nzu. Uri ku rubaraza n'umuyaga umugeraho, uri ku rubaraza n'ubundi izuba rishobora kuhamusanga, uri ku rubaraza yahasonzera, uri ku rubaraza abaharwariye. Ni urubaraza rwuzuyeho abarwayi. Muri iyi minsi hariho uburwayi butandukanye, muri iyi minsi hariho uburwayi bunyuranye, ariko ndakubwira ngo wa muntu udafite ubushobozi bwo kwishira mu mazi muri Yorodani mu kidendezi, hari umugabo witwa Yesu ubishobora. Imana ishimwe cyane. Ngo muri iyo minsi abarwayi bamwe bagakira. Ngo uwo mugabo aguma aho ngaho. Umwaka umwe ushize, abari bamutwaye, ba se wabo, ba nyina wabo barahamusiga, bati tukwihangana igihe kirekire, ariko none ubwo udakize, ubwo byanze, reka tube dusubiye mu rugo. Urabona twahasize imiryango, barumuna bawe niho bari, n'ababyeyi niho bari, reka tube tugiye. Hari igihe umuntu agusiga mu kigeragezo, ariko ni Yesu wenyine utajya ugusigamo. Hari igihe umuntu agusiga
yagusiga mu burwayi akakurwaza umwaka wa mbere, akakurihira umwaka wa mbere, uwa kabiri akakwishyurira, rwose hari icyo yagufasha mu bukwe bigakunda akagushyigikira, ariko igihe cyagera akaguha imbaraga akakubwira ati kuba utarabyara nta kibazo, ariko imyaka 5 yashira, imyaka 6 yashira, ntaba kigusura. Niba yagutwereraga, niba yahageraga niyongere kuhagera, akavuga ati nubundi kuhagera kumutura ntacyo bivuze, natwe ntabwo azadutura. Guhoraza mu birori wacu ntacyo bitubwiye, natwe ntituzagera iwe kubera ko ntabwo yigeze abyara, nubundi ni umurwayi, nubundi ni umukene, nubundi afite ubumuga, afite ikibazo. Abantu niko bigenda, bajya bagusiga bakajugunya bakarekera iyo ngiyo, ngo niwe barahamusize batero twaragerageje turahigahiga dushaka ukuntu twagufasha byaranze, none tugiye kwitahira. Baragenda, wari umurwaje wundi uhasigaye, yakabaye nyina wabo, yakabaye se wabo, yakabaye umuvandimwe, imyaka ibaye 30, nabo baragenda. Bibiliya yavuga ngo amaze kugira imyaka 38 agira ikibazo, abandi bakira bataha, ngo asanga nta gisubizo kindi gihari. Yibaza mu mutima, igihe akibaza mu mutima, Yesu amenya ko ari umuntu uri kwibaza mu mutima. Igihe akibaza mu mutima, amenya ko Yesu amenya ko ari umuntu ufite ikibazo. Ayibwira mu mutima atari ko data, abantu badafite abantu babajugunyamo, abadafite abantu babashyiramo hariya muri Yorodani, ninde ubatabara? Akibyibaza Yesu arabimenya. Hari ibintu twibaza mu mitima kuko ari mu mitima arabimenya. Hari ibintu twibaza mu mitima kuko azi ibyo twibwira arabimenya. Akibaza ngo ninde wanshyira muri Yorodani, Yesu arabimenya. Afata icyemezo, aravuga ngo ni njyewe Yesu, ni njye wagukiza, ni njyewe Yesu, ni njye wagutabara. Afata icyemezo, Yesu yerekera kuri icyo kidendezi, asanga ari aho ngaho ararwaye, ntafite umujugunyamo. Iyo udafite ukujugunyamo, iyo udafite ugushyira muri Yorodani, udafite ukuvura, udafite ukugaburira, udafite ukwambika, udafite ukurihira, udafite ugira icyagufasha icyo ari cyo cyose, byanze bikunze ukeneye Yesu. Nubwo waba ubafite, ariko menya ko ari abantu. Muri iyi migera bivuze amagambo akomeye cyane, aravuga ngo abantu barahinduka. Ni koko barahinduka kuko ari abantu, turembwe muri kamere zishobora guhinduka, ariko ni Yesu wenyine udahinduka. Nshuti yanjye, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ndagira ngo wumve icyo umwuka abwira amatoro muri kino gihe cya none. Ngo araho ku kidendezi yabuze umufasha, ngo Yesu amugeraho, aramubwira ati ariko urashaka ko nkugirira gute? Haleluya! Igihe cye cyo gutabarwa kiba kirageze. Ntabwo yitaye ku misi amaze ku kidendezi, ntabwo yitaye ku burwayi afite, ariko aramubwiye ngo noneho ba bandi badafite ubitaho, ba bandi badafite ubarengera, ba bandi badafite ubaburanira, ba bandi badafite ubagaburira, ba bandi badafite ubambika, ba bandi badafite ubarihirira, ba bandi badafite ubavura, ni njyewe Yesu. Naravuze ku musaraba, ndavuga ngo imitwaro yanyu yose muyizane, ibibaremereye byose mubizane, kuko nita kuri mwebwe, nanjye nje kukwitaho. Uwiteka kwiteho muri aya masaha, nawe Uwiteka kwiteho. Niba hari icyifuzo ufite ukaba warabuze igisubizo, niba hari icyifuzo ufite ukaba warabuze ubufasha, niba waratatse hakabura uwagutabara, niba waranishye hakabura uwakubwira ngo uhumura, niba waritsamuye hakabura uwakubwira ngo impore, ndagira ngo nkurangire ko Yesu ari hafi, bugufi bwawe niwe uhari kugira ngo arengere abantu nk'abo ngabo. Yesu amubwira ijambo rikomeye cyane, aramubwira ngo noneho haguruka, ikorera uburiri bwawe wigendere. Ngo umugabo yarazi ko bitakunda, yarazi ko bitakunda. Nawe hari igihe urwara ukabuzi kutakira, hari igihe ugeragezwa ukabuzi kutasubizwa, hari igihe uhura n'ikibazo ukabuzi kutabona umuti wacyo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ahageze birakunda. Amubwiye ngo ikorera uburiri, ayegutse yumva biremeye, azinze uburiri yumva birakunze, yunamutse biremera, arambuye akaguru birakunda. Nawe muri iri jambo, hari igihe akaboko kanze, hari igihe akaguru kanze, hari igihe umutima byanga, hari igihe imitsi yanga, ariko ndagira nkubwire muri iri jambo ni Yesu wabyandikishije. Aravuga ngo abantu nibasengera mu kuri no mu mwuka, bakumvira ijambo bakarizirikana, rizabatabara. Nawe ndagira ngo ubikore mu kwizera, uvuga uti Yesu abivuze byakunda. Ubwire Yesu ngo tegeka birakunda, ahagurutse birakunda, yikura uburi birakunda. Ngo ageze mu nzira ataha,
abantu baramubaza batariko nirihe kosa ryatumye utinyuka ukikora uburi ku munsi w'isabato, ukikora uburi ku munsi nk'uyu nguyu? Ariko basubiza amagambo akomeye. Bari bamubajije ikibazo batitaye kumenya iminsi amaze ku kidendezi ko nta wamugiriye neza. Ntibigeze bareba ko ari wa wundi wari urwaye noneho uri kugenda. Ntibigeze bareba ko ari wundi wari ufite ikibazo Uwiteka atabaye. Ahubwo baramubwira bati ni gute wakoze ikosa ukikora uburi kuri uyu munsi? Abasubiza ijambo rikomeye ryo twasomye kugira ngo dusenga Imana. Arababwira ngo nukureka mbabwire, iminsi nahabaye nta muganga wantabaye. Iminsi nahabaye abantu bari bafite amafaranga, nta mushoramari wandengeye. Iminsi nahabaye abantu bari bafite ibyo kurya, nta wigeze angemurira. Iminsi nahabaye abantu bari bafite imyenda, nta wigeze anyambika. Iminsi nahabaye nta wigeze ampa igikombe cy'amazi. Iminsi nahabaye nta wigeze ampa igikombe cy'amata. Ariko nahuye n'umugabo witwa Yesu, nahuye n'umugabo witwa Yesu. Niwe wambwiye ngo nikorere ubu buriri, niyo mpamvu nimureke nitambukire. Akoresha iri jambo, aravuga ngo wankijije. Niwe wambwiye ngo nikore uburi bwawe ngende. Birashoboka ko maranye igihe kirekire umutwaro, birashoboka ko maranye igihe kirekire uburwayi, ariko Yesu aranguriye n'ijwi rirenga. Yesu aravuga n'ijwi rirenga muri kino gitabo, aravuga ngo afite imbaraga zikomeye, afite imbaraga zikomeye. Niba ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza abarwayi, agakiza ababembe, agakiza n'imitima. Niba ufite uburwayi bwakurembeje, uyu munsi Yesu arahari kugira ngo akugire neza. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ugire kwizera, ugire kwizera, umenye ko nta kimunanira, nta kimunanira, nta cyadashoboye. Gira kwizera, uvuga uti nanjye Yesu hari icyo wankorera. Ndagira ngo dusenge. Ntabwo yita ku bihe, ntabwo yita ku gihe, ntabwo yita ku masaha, ntabwo yita ku bantu, ntabwo yita aho utuye, ntabwo arebera aho uhagaze, ahubwo akora ashingiye ku mutima. Niba ufite kwizera, kuza kwizera dusenge Mwami Imana. Twongere dusenge Imana, kuza kwizera dusenge mu izina rya Yesu. Data mwiza, turongeye turagushimye kandi turaguhimbaje kubwira ijambo. Hari abantu bari ku kidendezi, bari kwibaraza, bari kwibaraza ry'uburwayi, bari kwibaraza ry'ubukene, bari kwibaraza ry'ibigeragezo, bari kwibaraza ry'imanza. Ariko uyu munsi wa none ntibafite ubaburanira, ntibafite ubafasha. Ariko wowe uyu munsi wa none wabafasha bigakunda. Niwe wabasura ukabagenderera, ukabaha igisubizo. Ndabasengeye, ndabingingiye, ndasenze ndinginga, kuko uri Imana itabura uko igenza. Uyu munsi wa none ubatabare, ubagirire neza, ubabere igisubizo, ubakure kwibaraza. Bikore uburiri bwabo bubabera amateka, bubabera ibyiringiro. None b'inkuru yamamare mu isi hose kuri Imana ishobora byose. Ibyananiranye rubikemura. Turagushimiye uko mvise gusenga kwacu, byose tubyatse Imana Data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu abaha umugisha. Murakoze cyane. Yari Timote, Imana irafasha. Naho ubutaha umwami abagirire neza.